Tugiye kuganira rero ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo kugaruka kwa Yesu n'umurage w'abera. Hari umurage abera tubikiwe mu ijuru, nibyo nifuza rero ko uyu mugoroba tuza kubyibukiranya kugira ngo twumve ubwiza bw'Imana cyane. Reka dusome, turasoma mu gitabo Gusa cyo muri Matayo, turasoma Matayo ibice 24, turasoma Matayo 24 umurongo wa gatatu tuze ku murongo wa 14. Nagira ngo aho uri nawe utegure Bible muri telefone zisigaye zibonekamo, ni access Imana yaduhaye kwivuga butumwa. Bivuze ngo every means of evangelism are available. Uburyo bwose bw'ivuga butumwa buri kugenda buboneka kandi byoroshye cyane ku bwa accessing. Reka dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Ibice 24 ku murongo wa 3 mu gitabo cya Matayo. Haravuga ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza ahari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyerekana kuza kwawe n'ikimeruka niyihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bakayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazagambanirana ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami, haleluya, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bikimenyetso cyo kubahamiriza, nibwo imperuka izahera ko ize. Amen. Imana ishimwe cyane. Tumaze gusoma amagambo atari make yo muri iki gitabo cya Yohana, aho Yesu yararimo arasobanurira abantu yuko ari gusobanurira abantu iby'iminsi y'imperuka, ari kubabwira uko bizaba bimeze. Yirifera cyane ku ibi ngibi dukunda kumva kandi no guhitinga cyane mu gihe iki kinyejana cyacu. Sinzi nimba ari cyo kinyejana ahari cyangwa ariyo myaka decade irimo ibihuha ndetse no kudahuza kw'ibihugu byinshi cyane, intambara zivugwa, ndetse ibintu byinshi by'intugunda n'imidugararo bisa nk'ibintu birimo biravugwa cyane mu bice bitandukanye bya Afurika ndetse no mu bice bitandukanye by'isi. Kuko Kristo yari yarabivuze ngo hazabaho ibihe bizaba bigoye, kuko abantu benshi bazagwa bakava mu byizerwa. Kristo arangije avuga yuko bazangana, bakazanagambanirana kugira ngo ibyavuzwe byose bisohore, kuko abantu ubugome buzagwira n'urukundo rwa benshi rukazakonja. Nibyo turi kubona ubu ngubu, kuko nta muntu ukizera undi. Kwizerana kwari ukwa kera, kwizerana kwarashize, kuko ubugome bwaragwiriye, ubugome bwabaye bwinshi, aho urukundo rwose ruriho usanga ruri conditional. Unconditional love, there is no longer exist. Usanga ibintu byose ari inyungu, ibintu byose ari ubuhendanyi, ibintu byose ari ukureba inyungu uzakuramo kuri buri kintu ugiye gukora cyose, kuko ibintu biri
spiritual ntago bigifasha abantu, ahubwo abantu bishakira ibintu biri by'umubiri, ibintu biri aho ngaho, kandi Bible tubwira yuko ibyo bishira. Nibyo rero abantu benshi bari gukunda, nibyo abantu benshi barimo barifuza mu gihe nk'iki ngiki, bigatuma ubutumwa bwiza bw'ubwami busa nkaho buri diluted, busa nkaho burimo amazi, busa nkaho bwashyizwemo amazi. Bivuze ngo ubutumwa bwiza ntago ari bwo bukivugwa, ahubwo havuga ibintu bisa nk'ibintu biryoheye abantu, iby'ama-intimacy, amarangamutima, kugira ngo abakristo badashira mu rusengero, batagucika. Wakora igikosa kibi bakakorohera, ka tolerance, ibintu byose nk'ibyo ngibyo, ariko by'ukuri siko byagakwiriye. Kuki bikorwa gutyo? Nuko ari ibihe bigenda biba bibi. None ijambo ryatubwira ngo kuko iminsi izaba ari mibi, urukundo rwa benshi ruzakonja. Kristo yatangaga amafacts, agatanga n'ibimenyetso bizerekana kuza kwe, bizerekana ko ari hafi kuza, agenda abivuga, avuga uko condition zizaba zimeze muri kiriya gihe cyo kuza kwe, yegereje kuza gutwara itorero rye. Ariko hari akantu gato nshaka ko twumva. Yaravuze ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa ku isi yose, ngo b'ikimenyetso cyo kubahamiriza nibwo imperuka izahera ko ize. Haleluya! Kristo atanga amahirwe, access ku ivugabutumwa. Ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi yose, ngo b'ikimenyetso cyo kubahamiriza nibwo imperuka ko izahera ko ikaza. Nago Yesu wacu azaza ubutumwa bwiza butaragera hose, niyo mpamvu buri kubwirizwa ubu ngubu. Turongera dusome nanone mu gitabo hano muri Matayo, n'ubundi turasimbuka tugere kuri 37 tugere kuri 44, twumve uko yakomeje Yesu arimo arategura abantu. Yaravuze ngo, turasaba ku murongo wa 37, haravuga ngo uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabandirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya, kugeza aho umwuzure waziye ukabatungura, ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe ajyanwe undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe agenda undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaba. Ariko mubimenye, mumenye ibi, yaba nyir'urugo yamenyaga igicuku umujura azaziramo, yabaye maso ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Amen. Hano Yesu arategura ibintu, ategura abantu, ababwira kugira ngo babe ready, babe aware. Ikintu evangelism imaze, ivugabutumwa rimaze, ni ukwexposa amakuru y'ukuri ku bantu, kugira ngo noneho abantu basigare bafite amahirwe yo gufata decision, yo guhitamo nyuma yo kwakira amakuru. Nta kindi abavugabutumwa tumaze usibye kwerekana ukuri, kwerekana ubutumwa bwiza bukaba accessible, bukagera ku bantu, ubuno bwamara kubageraho hakaba time for the making decision. Ariyo mpamvu turi kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, nk'uko ijambo rivuga ngo ishaka yuko abantu bose bihana, bakizwa, kandi bahabwa ubugingo buhoraho. Yesu niyo arimo aravuga ibingibi, arimo arateguza abantu ibyo kuza kw'igihe cye, yuko bizaba ari umunsi udasanzwe kandi uzatungurana, ukazatungura benshi. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubuhanuzi Malaki ibice 3:16 avuga ngo uhereye kuri 19, avuga ngo hazaba umunsi utwika nk'itanura. Arangira avuga ngo uzaba ari umunsi udasanzwe, utazasigira abantu umuzi cyangwa ishami, ko uzaba ari umunsi uri very very serious ku bantu bose batumviye Imana, kuko Kristo azaza atari noneho kongera kwitamba no kongera kuba incungu y'ibyaha
no kongera gukubitwa imisimari no kubabazwa nk'uko yababajwe arimo arashaka gucungura umuntu, ariko kuza kwe icyo gihe kuzaba kutaje in sense yo kubabarira cyangwa y'impuhwe nyinshi, ahubwo azaba ari judgment. So dusome mu gitabo cya Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, turakomeza dusoma ibice 3 none 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Daniyeli nawe arimo arerekwa iby'iminsi y'imperuka, yongera ahabwa amakuru ajyanye n'iyi minsi, ahabwa ari ubu ngubu turi kugenda dusoramo tugenda twaprocinga, kuko icyo gihe we yabonaga habura n'imyaka 700 kugira ngo Kristo avuke. Murimbyi arimba nuza Alexis Dusabe arimo ngo imyaka 1000 irashize, ubwo yarimbaga tutarajya muri 2 ari kunegurira ibyicaro byiza. None urebe igihe cyose Kristo amaze arimo arategura ibyicaro byawe, wowe muntu wamumenye, wowe muntu uri kumwumva aka kanya, kandi agamije yuko umwizera, uko ijambo ryitubwira yuko ishaka abantu bose bihana bakizwa kandi bahabwa ubugingo buhoraho, kuko nta muntu n'umwe Yesu wacu ashaka kuzimiza, nta muntu waremewe kubura ubugingo, ahubwo bose baremewe kugira ngo bajye mu ijuru. Ariko hari ama condition, ayo condition nimwe ariyo kwizera Yesu. Inzira yarabonetse, ijambo ry'aho ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nabujya kwa data namujyanye. So reka twisomere hano mu gitabo cya Daniyeli ibice 12 umurongo wa mbere ku murongo wa 3. Haravuga ngo Daniyeli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukaza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokoka, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazaragera nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru, n'abandi benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Amen. Daniyeli yerekwa ibingibi ari kubwirwa ngo bamwe bazaba barasinziriye mu gitaka, ariko abo basinziriye mu gitaka hazaba igihe cya resurrection, igihe cy'umuzuko. Niba Kristo koko yarazutse, natwe tuzazuka. Muri byo ari kuririmba aravuga ngo ubwo adapfa nanjye singipfuye, njye na Yesu turi umwe. Kristo wacu rero, Yesu wacu ntagipfa, ahubwo afite eternity, ubugingo bw'iteka, ariho by'iteka ryose, ntagipfa. Urupfu narwo rwaramutinye, ubwo rero urupfu rwamutinye rukamurekura, rwamumize rukamurekura, niko natwe tuzazuka ubwo tuzumva impanda ye agarutse. Abapfiriye muri we nibo bazabanza kuzuka. Kristo azahagarara ku bicu amagara itorero rye, abamwizeye bose bazishimira kumusanganira, n'abazaba barapfuye bacyumva ijwi rye bazahita bazuka basubire mu buzima. Ariko bazaba bafite umubiri nk'uyu nguyu, wa mubiri ubora ntibazongera kwambara, bazambara undi mubiri utabora, kandi umubiri w'ubwiza. Urupfu kunesha kwarwo kuzaba kurangiye, kuko hazaba habonetse intsinzi y'urupfu, hazabonetse kuneshwa k'urubori rw'urupfu. Nk'uko Pawulo ari kwandikira Abakorinto mu gice cya 15 mu rwandiko rwa mbere abandikiye igice cya 15, turasoma dore ku murongo wa 50 tugeze ku murongo wa 58, twumve uko ijambo ry'Uwiteka rivugana natwe. 15 umurongo wa 50 yaravuze ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa
mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo imanda y'imperuka izavuga koko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora duhindurwe. Haleluya. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa numara kwambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Imana itugirire neza cyane. Murongo wa 56 hakomeza havuga ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Amen. Imana ishimwe cyane. Hano Paulo aravuga ngo, arimo arandika, aravuga ngo ntago tuzasinzira twese, ntago tuzapfa twese, imperuka ntizabaho ari uko habonetse ibintu byica abantu bose ngo bahite bapfira rimwe, ahubwo ngo tuzahindurwa imibiri duse nawe. Kuri hari Hoziyana iri kuririmbira avuga ngo biririmba neza ngo tuzahindurwa duse nawe. Imibiri yacu izambara indi mibiri, kubaho kwacu gushira kuzarangira, tugire ukubaho kwiteka ryose. Arandika aravuga ngo urupfu ruzaneshwa, maze kubaho kwishime hejuru y'urupfu. Uru rupfu ruratinywa cyane, ruratinywa. Abaganga bahora biga kugira ngo barebe uburyo barutinza, ariko amaherezo n'ubundi ruratsinda. Kandi urupfu rufite intsinzi, kuko abantu benshi bararutinya, ariko amaherezo rukarangira rubatsinze, rubatwaye. N'abaganga bahanga cyane biga indwara z'ubwonko, indwara zikomeye, gukora amasajari yo ku rwego rwo hejuru, nab'igihe kiragera ugasanga barapfuye. None rimwe na rimwe ugasanga umuntu yishwe n'indwara yavuraga. Bivuze rero urupfu kandi rufite ukunesha. Ariko Kristo naza, urupfu ruzamburwa ubutware, maze ukubaho kwiteka ryose kuneshe ugupfa. Ukukubaho igihe gito cyane. Yobu nawe avuze ngo umuntu arama igihe gito cyane, kandi nacyo cyuzuye umubabaro. Akenshi abantu baho mu buzima baka-experiencinga ibinezeza by'isi, bakibeshya yuko ari umunezero uri sustainable w'iteka ryose. Hano tukiri mu isi, turi abagenzi, turi abacumbitsi, turakomeza tugana isi yo naho dutanguranirwa kuba, ariko isi ni umushyitsi, iraducumbikira kandi tuyibaho nk'abashyitsi, natwe ubwacu ikadufata nk'abashyitsi, kuko isi si iwacu, turi abagenzi. Dukorere ijuru nk'abarijyamo, ariko twongere dukorere isi nanone nk'abayibamo. Atari ukuvuga ngo tuzabakene hano ku isi ngo twe gukora, twe kwiteza imbere. Dukore tubabakire, twe kwabatindi, ariko dukore tubeho mu buzima butekereza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi ubwo buzima ari ubuzima bw'iteka ryose, aribwo hari choice ebyiri arizo twasomye mu gitabo cya Daniyeli. Bamwe ngo bazakangukira ubugingo buhoraho, hari n'abazakangukira kubana n'Imana n'abera bose, bakaza mu munezero w'iteka ryose, ariko abandi bakazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa by'iteka ryose. Brethren, ndagira ngo tugire feedback iki cyigisho, wongere dutekereze life, never everlasting lives, ubuzima bw'iteka ryose, ubuzima butazashira, ubuzima butazarangira, ubuzima nyuma y'ubu buzima turimo. Anyway, reka dukomeze dusoma. Hano twe turi kuganira ko Kristo azaza mu mwanya muto, aje gutanga ubuzima bw'iteka ryose.
azaza ahamagare abapfuye muri we bazuke, n'abazaba bamwizeye bakiriho bahindurirwe imibiri bamusanganire kandi bajye kubana nawe iteka ryose. None abanje kumwumvira abatagendana nawe icyo gihe bazasigara mu isi baze gutegekerwa na Antikristo uzaza akabakoresha iby'uburetwa kandi azaba yica abantu ababeshya yuko ari we Mensiya. Uwo Antikristo azategeka imyaka 7. Abera bagiye hejuru bajyanywe mu bwami bwo mu gice cy'isanzure mu kirere bari gupimirwa imirimo y'ibyo bakoze bakiri mu buzima. None Kristo azagarukana n'abera bamaze gupimirwa imirimo baze babohe Antikristo, babohe ikiyoka bakijugunye mu nyanja. Noneho habeho ubwami bw'imyaka 1000 aribwo ubwami bw'amahoro, nyuma Yesu atware itorero rye nk'uryibye. Umuriro uzaze utwike abanyabyaha na Satani ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma ariwe Antikristo, aribo bayobeje abizera, aribo bayobya ubwoko bw'Imana. Abantu benshi bavuga ngo kuki Imana itica Satani, kuki Imana itica Satani? No, Satani ariho kugira ngo tube tested how much about uko ikigero twubahaho Imana, tuyumvira kandi tuyitinya, kuko Imana ni fair. Imana yacu ni ntagibera. Niyo mpamvu igihe tugira amahitamo yo guhitamo kuri buri kintu, Imana yadushyize imbere amahitamo, ntidufata ku ngufu, ariko muri ayo mahitamo, haleluya, itukorera ikintu cyiza cyo kutugira inama mu mahitamo yacu aba turi imbere. Imana itugira inama. Niyo mpamvu igihe kinini, igihe cyose imbere yacu ahora abajyanama. Imana ihore yohereza abavugabutumwa, abigisha b'ijambo ry'Imana, amakorari aririmba, abahanzi b'ijambo ry'Imana, kugira ngo tugire access ihagije ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bwiza bw'ubwami bukiza. Kuko ijambo ryavuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi hose. Ngo ikintu cyo kuhamiriza nibwo imperuka izahera ko ize. Abantu benshi bifuza ko Kristo aza, nagira ngo bahe iki kintu. Mbere ko wifuza ko Kristo aza, bandire buri kubwiriza ubutumwa bwiza. Numara kubona umaze kugwiza bugejeje ubutumwa bwiza, ubone kwifuza ko Kristo aza. Hari abantu benshi cyane badafite access ku ijambo ry'Imana, badafite ubutumwa bwiza, batazi ko Yesu akiza, batazi ko Yesu abarira, batazi yuko ibyaha barimo birimbuza. Niyo mpamvu rero Kristo atinze kugira ngo aya mahirwe agere kuri benshi, duhereye kuri wowe uri kumva radiyo y'agaciro muri ano masaha aka kanya. Reka dusome igitabo cy'ibyahishuwe ibice 21, turere no umurage n'ubwiza bw'umurage w'abera. Tugiye gusoma mu byahishuwe igice cya 21, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tuze ku murongo wa 4. Haravuga ku murongo wa mbere, ijuru rishya, iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari iya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana rizaba hamwe, riri hamwe n'abantu bayo, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Imana ishimwe cyane. Yohana arimo yerekwa ururembo rwera ruvuye Yerusalemu nshya, ruvuye ku Mana, ruri very very prepared, ruteguwe rwose, kandi biri tuvuga ngo rurimbishirizwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugeni we.
yumva ijwi rivuga ngo dore ihema ry'Imana rizaturana n'abantu bayo, kandi Imana izaba Imana yabo, nabo bazaba abana bayo. Kurira no gutaka ntibizongera kubaho, kuko ibya kera ibya mbere byose bishize. Imana iraduhamiriza neza yuko ibya mbere ibimara ikarema ibindi bishya. Mugera muri kiriya gihugu cy'ubwami bw'Imana tuzaba tugeze ahantu Imana imaze imyaka myinshi cyane idutegurira kugira ngo tuzabane nayo. Ni igihugu cyiza. Bibiri tubwira abisema barava muri Egiputa bari kujya mu Kanani. Imana yabwira ngo igihugu ijyanwamo nikimeze nk'igihugu cya Egiputa, kuko ngo ni igihugu Imana yitaho mu itangira ry'umwaka kugera ku mpera y'umwaka. Iki gihugu turi kujyamo ni igihugu Imana ihora yitayeho, ihora ihanze amaso, ihora itegura kugira ngo ubwo Kristo azaza tuzishimire kubana we kandi tuzanezezwe n'abera mu ijuru. Uyu munsi rero Uwiteka ari kugutegurira ubwami uzabamo, ari kugutegurira igihugu cyiza cyane. Haleluya! Urimo ngo hari igihugu cyiza tuzabamo, ahantu hatagera bomba atomike, ahantu hatagira imfugi zitakubitirwa. Avuga ubwiza bwawe. Ndabanga igihugu cyiza turagitegereje mu ijuru, ngo kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Yohana arimo arandika ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Haleluya! Ngo tuzaza ni kurerekanwa. Haleluya! Ngo icyakora icyo tuzi neza nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Dani Mutabazi Dominika Shimwe twari turi ku ijambo yashyize mu ndirimbo mu butumwa bwiza ari kuririmba, abanga amaso yanjye ntiyazamwirebera, imirimo yose ishyizweho akadomo ka nyuma. Ngo izahanagura amarira ku maso yabo. Hano ku isi turabarira mu buryo bwinshi cyane. Akenshi abantu banga Christianity cyangwa banga inzira ya Gikristo, kuko bavuga ngo ubuzima bwa Gikristo buragoye, kuko butubuza kwinezeza mu by'isi. Exactly niko kuri, kuko umunezero wacu si uw'iyi si. Abatu ubuzima bwa Gikristo ngo biba mu Kristo ngo ugiye kuvunika, akawa ngo kararyoha. None ubwo simvuze ibi sexual immorality, ubuzima bw'amarari y'umubiri n'inzira z'ubusambanyi n'ubusambanyi ubwabwo, ngo ibyo bintu biragoye cyane. Ariko ibintu twigomwa kubw'icyororo cy'Imana, bwo kumvira Imana tukabarizwa muri iyi si, dugana mu bwami budashira, tuzishimira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tuzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Yohana Daniel yaranditse abona yuko abanyabwenge bazaka nk'umucyo mu isanzure ry'ijuru. Yobu ari kwandika avuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mu gitabo cya Yobu ziriya inshuti ze niko zamubwiye, kandi niko kuri, ko witari ishingiro ry'ubwenge no kumenya. Abisobanura neza cyane. Birabaza cyane ku bantu bataramenya Kristo, bita ubwenge ibintu by'ubucakura, bita ubwenge bakabwitiranya n'amanyanga ndetse n'uburiganya ndetse n'uburyarya, ubuhendanyi butandukanye, bukaba ari bwo bwitwa ubwenge. Ariko exact knowledge ni ukubaha Imana ukanga ibibi. Yohana rero ari guhishurirwa ibi, abona yuko Imana izanagura amarira ku maso y'abera, ku maso y'abizera. Nanone arandika, reka dusabe mu rwandiko rwa mbere rwanditswe n'uyu Yohana, n'ubundi rwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya mbere cya gatatu umurongo wa mbere ku murongo wa gatatu. Nabwo arongera abisobanuraho abigarukaho neza. Aravuga ngo ibice bitatu ku murongo wa mbere kugeza dore ku murongo kugeza ku wa kane, wa gatatu aravuga ngo nimureba urukundo ruhebuje Data twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ijambo narikunda cyane, natwe turikunda. Bakundwa,
ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi neza ni iki: Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko nguwo aboneye. Amen. Ufite ibyiringiro yiboneze nk'uko nguwo aboneye. Ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko uwo nguwo aboneye. Imana ishimwe cyane. Ubu bwami rero tujyamo ni ubwami bwiza, kandi ni ubwami butazashira, ni ubwami butazahanguka, ubwo Imana izaha abakoze neza ingororano. Ariko noneho igikomeye ni icy'abahindure benshi ku bukiranutsi bazahabwa ikamba ry'ubwiza, abashumba bazahabwa ikamba ry'icyubahiro, ariko abazajya mu bwami bwo mu ijuru bose bazahabwa ikamba ry'ubugingo, aribwo na cya gisambo cyiyaniye ku musaraba kizahabwa. Ariko si byiza yuko nyuma yo kwizera Kristo ugumana iryo kamba ryonyine. So ndi kugenda ngana ku musozo w'icyigisho twari dufite uyu munsi. Reka dusoreze ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana dusoma mu Byahishuwe ibice 15 ku murongo wa 2, twumve uko Imana iri kuganira natwe kandi uko iri kutubwira. Ku murongo wa 2 aravuga ngo, mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratunganye, mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Amen. Uwo munsi ni umunsi uzaba ari umunsi w'amashimwe akomeye. Turi kuvuga ugukomera kw'Imana, turi kuvuga imbaraga z'uyu mwami waduhamagaye, turi kuvuga imbaraga n'icyubahiro no kunesha ku mwami Imana. Nagira ngo tuzirikane ingororano zo mu ijuru, abera bazanezezwa nazo bagezeyo. Ariko tumaze kubona bavuga ngo mbona igisa nk'ibirahure, n'igisa n'ibirahure, bivuze ngo yabuze ikigereranyo agereranya, avuga ngo gisa n'ikirahure. Ibyo byose rero ni comparison, ni ibigereranyo yarimo arakora, arimo aragereranya. Kugaruka k'umwami Yesu Kristo wacu rero kuri hafi. Dukorere isi nk'abazayivamo, dukorere ijuru nk'abazaritaha. Hari umurage mwiza mu ijuru, ariko n'uwabera gusa. Igitambo rero cya Kristo cyarabonetse, niyo mpamvu ubwo cyabonetse gihagije, aribwo dufite iringiri ina assignment yo kuzuza ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bubwirijwe mu mahanga yose. Yesu amaze kuzuka yatanze Great Commission, aravuga ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abari mwose ubutumwa bwiza, dore ndi kumwe namwe guhera none kugera ku mpera y'isi. Umwami wacu ari bugufi, icyo dukwiye gukora ni ukumubwira abantu bakamenya, abamwizera bakabatizwa, bagahabwa bakandikwa amazina, bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo, bakajya mu itorero bakarerwa, kugira nabo babwirize abandi ubwami bw'Imana bwamamare, tubone umubare w'abasambanyi ugabanuka kandi unashire, uw'abajura, w'ibiyobyabwenge, w'ibibi byose byuzuye mu rubyiruko ndetse n'abakuru, uburiganya bwose bushira, ahubwo abantu bajya mu rusengero bamenya umwami wacu Yesu Kristo kakiza. Reka dusenge Imana ubundi dusubike, tuzakomeza tugenda tuganira. Ushaka kwakira Yesu, reka ngusengere, subiranamo nanjye iri sengesho, uvuga ngo mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe, menya yuko umurage w'abizera ari mwiza, kandi nizeye yuko igitambo cyawe gihagije ngo nyizwe. None uyu munsi izina ryanjye rivane mu gitabo cyo kurimbuka, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, nkwereje ubugingo bwanjye,
mwuka wera unshoboze, izina ryanjye rive mu gitabo cyo kurimbuka rive mu gitabo cy'ubugingo, kugeza ubwo uzagaruka nzabane nawe. Urakoze mwami kubikoze, urakoze Yesu kunyakiriye, nizere mu gitambo cyawe watambye ku musaraba, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha wowe usengera isengesho. Nimba urisende wizeye, urakijijwe uyu munsi urakijijwe, izina ryawe ntirikiri mu ryo kurimbuka, ahubwo ufite ubwami bw'Imana. Hitamo rero association ujyamo muri uyu mwanya, ujye muri PSA, muri SEPU, cyangwa se muri GBI, muri Voice of Hope, cyangwa se muri AGMR, cyangwa muri RASA. Ufite amahirwe yo kujya gukorana n'abandi bizera umurimo w'Imana wo gutegereza Kristo, kugira ngo ubwo azaza uzahabwe ubugingo buhoraho nawe. Imana iduhane umugisha. Wakoze kumvira ijambo. Reka dusenge dusoza, tubashimira mwese mufata igihe cyanyu mugakurikira ijambo ry'Imana dutambutsa nka ministeri hano kuri radio Agaciro, ndetse no kuri platform za Big Evangelical Network, aho mudusanga kuri YouTube channel na X na Twitter, ndetse na Twitter ariyo yahoze ari X ni yahoze ari Twitter the same, ndetse na Instagram na Facebook page na TikTok. So we are available. Ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukamamagara kuri 079 122 8 960, 079 122 8 960, cyangwa ukandikira Big Evangelical Network kuri email yayo ariyo bigevangelical@gmail.com. tugakomeza tuganira, kandi ukanahitamo itorero ujyamo, ukigiramo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kuko ishaka ko abantu bose bihana bakizwa kandi bahabwa ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge dushima Imana ku bw'ano mahirwe yari duhaye kuba turi hano kuri radio Agaciro, ndetse na platform yacu uyu munsi. Imana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe nirishirwe hejuru, uhabwe icyubahiro ko ufite umugambi wo gukiza abantu. Mana, ndasende kugira ngo umuntu ubishije ijambo akizera, kandi icyo kintu watanze wizizere umwana wawe azakizwa. Abantu bakira agakiza, uyu mugoroba uhembura ubugingo bwa benshi bwarimo burarimbuka, kandi abari bacitse intege bakangure, abari basinziriye ubongerera imbaraga ubakangure. Mana, dukurire muri wowe mwami, abasayishe mu byaha ubatunguze umucyo wawe nk'uwatunguje Sawuli mwami. Urakoze, icyo ni kibi cyawe none n'iteka ryose urakoze, amen. So Imana iduhane umugisha. Mwakoze.